nyirazo Protazi icyo nakubwira nuko we mbere yuko apfa bazabaze Voice of America. Voice of America yahatanze ibaruwa, iyo baruwa barayisoma yemera ko rwose jenoside yakorewe abatutsi yabaye, yemera ko yabaye organize, ndetse asaba imbabazi kuko icyo gihe yabikoze avuga ati ngewe uyu munsi mpagaze nk'umuntu uhagarariye umuryango wa Habyarimana. Buriya FDLR uzi ko abantu bose bagiye bayiyobora bareba Mudacumura, bariya bankundiye, buriya Nkundiye na Mudacumura n'abantu babaga iruhande rwa Habyarimana gute, abo bitaga officier d'ordonnance. Officier d'ordonnance ni umuntu kugenda inyuma ureba rwose ubuzima bwawe bwa hafi. Buriya Jean-Luc yari afite umubano wihariye n'umuhungu wa Mobutu witwa Saddam, iyo bari warayitanga. Icyaje kuba rero n'iki, uwo muryango wahise umuca, banavuga ko atakiwuhagarariye kubera icyo kintu akoze cyakabaye ubu ngubu bavuga ko ari ikosa ryabaye cyangwa se ari icyasha bateye. Buriya na Mobutu gufasha abari bamaze gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bose bagahungira hariya, hari harimo icyo kintu cyo gusapotinga, bibaza ko bashobora no kubafasha mu buryo bwo kongera kugaruka bagatera, ariko bigendeye cyane ku bushuti. Uzi ko no ku itariki ya mbere Ukwakira urugamba rwo kubona igihugu rugitangira, uzi ko abantu ba mbere baje ari abasirikare b'aba DSP banuza mu buto yari yohereje, bari bayobowe rero na General Mayele. Ibyo byakomeje kubaho ubushuti bukomeye cyane, ni nayo mpamvu ariko yagize umubano wihariye n'uwo muhungu ku buryo muri Kinshasa ntabwo Jean-Luc nyine wa mugani wawe ari umuntu ucaho gutyo gusa, ntabwo umuntu bazi, bitewe rero nuko yahabaye, bitewe n'icyo kintu cy'uko ari inshuti y'abana ba Mobutu, ari nayo ntandaro yo kuba baramutumiye ngo aze muri iriya musée bakoreye Mobutu. Icyo kintu rero kirakomeye cyane muri Kinshasa. Hanyuma for the moment umugore we numuniese, donc numwishywa wa Kamere, umuniese wa Kamere ubu niwe mugore we. Wiganye n'umwe mu bahungu ba Habyarimana, bisa n'ubitubwiramo muri make kugira ngo tuganire abantu babyumvise. Yego, mu by'ukuri umuntu arabazi, nize nyine wa mugani ku ishuri rimwe nabo, twabaye mu mujyi umwe, twabaye muri environnement imwe, bivuga ko ndabazi neza. Gusa ubu ngubu imyaka ishize ni myinshi, umuntu rero atabonana nabo kuko bari mu bindi nanjye ndi mu bindi, ariko igihari n'iki nuko mu by'ukuri nta kindi kintu kigamijwe. Abagerageje ibintu bitandukanye mu gushakisha abo baplasa nk'aba opoza politique, uciye kuri ba Ingabire, uciye kuri ba Rusesabagina, uciye no ku bandi batwagira mu nga, bagiye bagerageza bose kwipozisiona nk'aba opoza politique, ntago byafashe. Ntabwo rero ari abantu bafite calibre babona ko ihagije cyangwa se ikenewe. Ahangaha rero nyine kuko babona uriya Jean-Luc asa naho amaze gukura, kuko bakuru be yabuhereye kuri Jean Pierre, umuhungu wa Habyarimana w'imfura, ntabwo akibaho, yitabye Imana. Umukurikiyeho nanone mu bahungu Jean Claude nawe ntabwo akibaho, nawe yitabye Imana. Hanyuma babiri bandi Leon na Bernard ntabwo ngira ngo nanone babonamo iyo calibre. Hanyuma bakavuga bati reka rero turindire Jean-Luc rero uyo urebye nyine ubona ko bavuga bati noneho wenda imyaka irageze, reka turebe ukuntu tumuplasa, noneho iryo zina gusa aba ari ryo rigenda, iryo zina rize turifashe, nkuko bagiye bafasha bariya bose n'ubundi kwipozisiona, babaha imbaraga, babaha uruvugiro, babaha platform bavugiraho. Ni nako uyu nguyu bigenze kugira ngo bamuhamagare kuri Kinshasa, kandi ntabwo yagiye wenyine, yagiye kwahura n'abandi. Ikindi kandi Kinshasa ntabwo itumiye Jean-Luc nk'umunyarwanda bifuza ko akora politike yo kurwanya u Rwanda. Si ubwa mbere Kinshasa ihamagaye umunyarwanda gutyo, yigeze kwahuriza n'ubundi abanyarwanda batandukanye bari bagiye Kinshasa ngo barebe uko bagira ibyo bahuza. Ubu rero noneho nyine ni nko kuvuga ngo reka tuzane Jean-Luc, afite izina rizwi, probably hari abantu bazarija inyuma. Ni muri ubwo buryo babikoze kugira ngo barebe niba hari icyo byatanga. Harya uwo mwiganye n'ubuhe muri bano bana?
ntabwo niganye nabo, umwe yabaga ari munsi yanjye abandi bari hejuru, dusa n'abarutanaho umwaka cyangwa se unari inyuma umwaka. nabonye amazina, hari uwo bita Leone Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana, Marie Rose Habyarimana, Marie Merci Habyarimana, Jeanne Habyarimana, Jean Pierre Habyarimana, Jean Claude Desire Habyarimana na Bernard Habyarimana. Nabo ngabo bose yego ni abana 8. abapfuye n'abahe? Nabo babiri. hapfuye René w'imfura, Jean Pierre, hanyuma n'uwa gatatu ariko akaba uwa kabiri mu bahungu Jean Claude. Okay. Nabonye kuri internet ubundi barabivuga ko atari ubwa mbere ajya muri Congo mu 2025 mu kwezi kwa 10 tariki ya 16 n'iya 30 habaye umunsi mukuru wo kwibuka Mobutu, ngira ngo niho bavuga hari n'amavideo yafashwe aherekejwe n'abasirikare ba Congo, ariko bikavuga ko hari n'izindi nshuro zagiye zibagira ngo na Perezida wa Repubulika yageze kubigarukaho avuga ku buryo abana bahawe umuryango wa Habyarimana bakomeza kugirana ubucuti na Congo. Sa n'udusobanurira bisobanuye icyo ubundi kugira ngo bavuge ngo abana ba Habyarimana barimo baragirana ubucuti na FDLR cyangwa bajya muri Congo kugira ngo bakomeze uyu mubano? Bisobanuye iki ku muntu utumva neza icyo biba bisobanuye? Muri iki cyambere reka abantu babanze bamenye ko umuryango wa Habyarimana au début wari umuryango ufite ubushuti bukomeye cyane n'umuryango wa Mobutu. Buriya na Mobutu gufasha abari bamaze gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bose bagahungira hariya, hari harimo icyo kintu cyo gusapotinga, bibaza ko bashobora no kubafasha mu buryo bwo kongera kugaruka bagatera, ariko bigendeye cyane ku bushuti. Uzi ko no ku itariki ya mbere Ukwakira urugamba rwo kubona igihugu rugitangira, uzi ko abantu ba mbere baje ari abasirikare b'aba DSP banuza Mobutu yari yohereje, bari bayobowe rero na General Mayele. Ibyo byakomeje kubaho ubushuti bukomeye cyane, ni nayo mpamvu buriya Jean-Luc yari afite umubano wihariye n'umuhungu wa Mobutu witwa Saddam. Uyu nguyu rero yaje gupfa bitewe n'uko nyuma y'uko nawe yica abantu, avuga ko nyuma y'uko nyine Kinshasa ifatwa yagize abo yica hanyuma aza guhunga, nyuma yaho yaje gupfa, ariko yagize umubano wihariye n'uwo muhungu ku buryo muri Kinshasa ntabwo Jean-Luc nyine wa mugani wawe ari umuntu ucaho gutyo gusa, ni umuntu bazi, bitewe rero n'uko yahabaye, bitewe n'icyo kintu cy'uko ari inshuti y'abana ba Mobutu, ari nayo ntandaro yo kuba baramutumiye ngo aze muri iriya musée bakoreye Mobutu. Icyo kintu rero kirakomeye cyane muri Kinshasa. Hanyuma for the moment umugore we n'umuniese, donc n'umwishywa wa Kamere, umuniese wa Kamere ubu niwe mugore we. Urumva biracyasubira muri Congo, hariho ikintu kinini kimuhuza na Congo, so noneho rero bakamwibonamo kurushaho, hanyuma noneho bakaba babona afite ngira ngo n'ubushake bwo gukora politiki. Icyo kintu rero bakavuga bati noneho reka tugufate tugushyire à la tête y'iyo FDLR, uyobore politike yabo, hanyuma turebe icyo byatanga. Ni ukugerageza kubaka nk'uko bakomeje kubaka byinshi, ariko bagendeye cyane ku izina afite. Okay. Hanyuma hano nabonye amakuru yizewe yavuze ko Tshisekedi n'umuryango wa Habyarimana bateganyaga guha FDLR ibikoresho bihagije kugira ngo bongere batere u Rwanda, ariko babinyuje muri uyu Jean-Luc Habyarimana. Tubwire noneho FDLR yo ubuyobozi bwayo bihuriye no gukorana n'iyi miryango, ngira ngo harimo n'umuntu witwa Protas Zigiranyirazo. Abantu badabisobanukiwe neza aho bihuriye FDLR n'uyu muryango, byo wabisobanuraho gute? Protas Zigiranyirazo ni musaza wa Agata, donc urumva ni nyirarume wa Jean-Luc. Akaba rero yarabaye prefe igihe kirekire cyane wa Ruhengeri, ndetse akaba indi mwenyine n'undi wari ukomeye cyane wategekaga garde présidentielle, akaba yari secrétaire particulier wa Habyarimana, akaba yari colonel mu ngabo,
mbese yari umuntu urebye utegeka buri kintu cyose, ibyerekeranye n'iperereza, ibyerekeranye na immigration, uwo kitwa Sagatwayeri. Akaba yaravukanaga rero na Serafe Rwabukumba warebanaga n'ibintu byerekeranye n'amadolari n'iki, so ni benshi mu muryango. Zigira Nyirazo Protase, icyo nakubwira ni uko we mbere y'uko apfa yigeze buriya, ngenda atanga rwose iyo mvuze ibintu ngira ngo nagiye mvuga ko nzajya mvuga naho bashobora kubibona, bazabaze Voice of America. Voice of America yahatanze ibaruwa, iyo baruwa barayisoma, yemera ko rwose jenoside yakorewe abatutsi yabaye, yemera ko yabaye organize, ndetse asaba imbabazi, kuko icyo gihe yabikoze avuga ati ngewe uyu munsi mpagaze nk'umuntu uhagarariye umuryango wa Habyarimana. Iyo baruwa arayitanga. Icyaje kuba rero niki, uwo muryango wahise umuca, banavuga ko atakiwuhagarariye kubera icyo kintu akoze, cyakabaye ubu ngubu bavuga ko ari ikosa ryabaye cyangwa se ari icyasha bateye. So noneho rero buriya FDLR uzi ko abantu bose bagiye bayiyobora, bareba Mudacumura, bariya bankundiye, buriya Nkundiye na Mudacumura n'abantu babaga iruhande rwa Habyarimana gutya, abo bitaga officier d'ordonnance. Officier d'ordonnance ni umuntu kugenda inyuma ureba rwose ubuzima bwawe bwa hafi, cross bodyguard n'iki byose. So bakaba barabaje n'abantu rero bagiye bavuga bati reka tugende duharanire rwose kurwana, tuzagarure izi ngabo kandi tugarure n'uriya muryango. Ariko nyine ubu ntago bakiriho. So gahoro gahoro n'abandi. Ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri FDLR nyine ntabwo yabitandukanye cyane no kuba iri munsi y'uyu muryango, kuko ikintu cyerekeranye na mobilisation, ikintu cyerekeranye no kuba bayishakira amaboko, bagomba kuba babikora cyangwa se babikora bagendeye ko izina ryabo nyine hari aho ricyumvikana. Ubwo iyo perezida avuze ngo umuryango wa Habyarimana, ubundi ninde abavuzemo muri ibi ngibi? Ese ni umwe muri aba bana, n'umugore wa Habyarimana, ninde muri rusange? Muri iyi minsi turimo turabona ibintu bitangaje, kuko babayeho igihe kinini, imyaka irenga 30, basa n'abantu bacecetse. Ariko kuba umugore we yaraje akavuga kuriya Sadiboku, buriya bigira ikintu kinini bivuze. Hanyuma Jean-Luc we yajyaga avuga, ariko noneho wabonye ko na Leon nawe yaje akavuga. So bivuga ngo rero niba nk'umukuru w'igihugu avuze ati umuryango wa Habyarimana, ni ukuvuga ngo nize influence zose bari gushyira ku banyarwanda bibaza ko hari icyo byatanga, cyangwa se n'uyu muryango mu buryo bwo gukorana n'ibyo bihugu bishaka kuwufasha no gufasha. Wari uvuze ibyo gutanga intwaro. Of course ntabwo abantu bayibeye ko Kongo iha FDLR intwaro, ko Kongo ifite abasirikare ba FDLR mu ngabo zabo, ndetse no muri garde presidentielle ibyo birazwi, ndetse ko babahemba, babaha imiti, ibintu byose barabizi, isi yose irabizi. Ntabwo rero ari igitangaza ko nanone bashobora kuyizanira umuntu bakababwira bati dore noneho umuyobozi tubahaye, kandi nabo ntibabyanga, ahubwo bakumva ari ishema. Ndumva ari ko Kongo irimo ibigenza. Ese kuki bataba bashinga nk'ishyaka, cyangwa ngo bavuge bati dusabye imbabazi, wenda tujye mu murongo mwiza wa politike, babishyire ku mucyo, wenda bakore politike ya nyayo ya politike, aho kugira ngo bihishe inyuma ya Kongo, bihishe inyuma ya FDLR? Urabona FDLR cyambere ni umutwe witwaza intwaro, ntabwo wabishyaka. Hanyuma ntabwo bashinga ishyaka ngo iryo shyaka ryemerwe mu Rwanda kandi bari hanze, ariko ni abanyarwanda. Kandi icyaha ntigatoze. Baramutse baje mu Rwanda bakaza nk'abanyarwanda basanzwe, n'ubundi baza bakajya mu Rwanda nk'abanyarwanda, noneho iyo parti politique, iryo shyaka bashaka kurishinga bakarishinga. Ariko ntabwo babikora ngo babikore mu Bufaransa, iryo shyaka ryemerwe ridafite impapuro, ridafite ikintu na kimwe, batarigeze bajya aho bari presenta mu Rwanda, ntabwo ryakwemerwa. Sinzi ko bakora ibintu nka biriya bya Thomas Nahimana. So ndumva rero nyine kuri iyo level bariho, batageze mu Rwanda ntabwo bashobora gushinga parti ngo yemerwe. Maybe bayishinga ikabaho, ariko kugira ngo yemerwe noneho ijye mu batora mu gihugu cy'u Rwanda, nuko nyine ibiri gukora no mu Rwanda. Je nuko mbyumva.
Okay. Hari ibiganiro byinshi umuntu yumva bakora ibyo byose bavuga bakomeza bagarukamo ikintu cyo gupfobya jenoside. Hari iri jwi ryaho kuri BBC bamubaza wumva ko ashaka kwemera ko jenoside yabaye, kandi mu byo yavuze ko Protais Zigiranyirazo we yemeye akavuga ati twebwe tuzi ko kandi nabo ngira ngo barabizi ko byateguwe atari ibintu byabaye gutya gusa, hari leta yabiteguye bigashyirwa mu bikorwa. Kubera iki bakomeza iki kintu cyo gukomeza kurwanya gupfobya no gukoresha imvugo wumva ko zitemere ibyabaye? Erega ibintu biroroshye kugira ngo umuntu abyumve. Urumva ko abantu bakoze ubwicanyi bageze aho bafata izina rimwe, baba interahamwe. Nyamara interahamwe bari jeunesse, urubyiruko rwa MRND, kuko abandi bari abakombozi, abandi bari impuzamugambi, bari bagiye bafite amazina atandukanye bitewe n'amashyaka yari ahari. Kuba barabaye bose interahamwe nuko interahamwe arizo zagize imbaraga, kubera ko kuba bari aba MRND bahawe intwaro ndetse bahabwa na training. Ntabwo andi mashyaka yahawe training, kuko mbere burya uzagugoringe muri Google wandikemo interahamwe uzahita ubona abafaransa barimo batraininga izo nterahamwe. Biriya ntugire ngo ni ibintu byabaye muri 1994, ni ibintu byo muri 1992 93. None se niba bari za Gako, niba bari za Gabiro, niba bari za ahantu hose mu bigo bitandukanye by'igisirikare barimo bahabwa training, kandi mbere izo training barimo bahabwa ko ari abasivile zari ziki. Noneho kuba umukuru yari amaze kuba perezida wa MRND Martin Ngirumpatse yivugira ati nzavugana n'abaperezida ba MRND mu maprefecture, nzaboherereza ibintu, akabivuga atyo. Ni imbunda ashaka kuboherereza, kandi abantu barabibonye ko izo mbunda finaroma bose bari bazifite. Ibyo bintu byose rero ntago bashobora kubyemera kuko byaturutse muri MRND. Kuva byaraturutse muri MRND ni ishyaka rya se, ntago bashobora kubyemera kuko icyo gihe baba bemeye ko nyine cya kintu cyabaye prepare, cyakozwe kikajya mu hanze, icyo gihe baba bakemeye. Ni nko kuvuga ngo tugiye kwishinja ikintu, bagomba gukomeza kucyanga. Kandi muri iki gihe umuntu kugira ngo muri position ya ugaragaze ko uri mu rwanya leta y'u Rwanda, byanze bikunze ugomba kwanga ko jenoside yabayeho. Nicyo cyonyine kigaragaza ngo rwose ndimo ndahangana na leta y'u Rwanda, ukanga icyo kintu ko cyabaye. Nyamara ibintu byarabaye, abantu bareba za témoignage barazumva, birirwa bumva abantu bavuga bati dore uko byagenze, dore uko byagenze, dore uko erega naho baciye abo bantu bose bahunga, hose bagiye baca ku mirambo y'abantu mu mihanda. Urumva ku itariki indege yapfuye kugwa abantu batangiye kwicwa, ibyo barabizi. Umunsi wakurikiyeho barabizi, ahubwo n'abarimo barimo banicwa bo baranabazi n'amazina, kuko abicwaga nabo batumaga bakavuga bati kwanaka, hanyuma biza gukura igihugu cyose. Kugira ngo babihakane nyine ni uburyo bahisemo bwo kujya bavuga bati tugomba kuyanga, tukazavuga ko abantu barwanye. Martin Ngirumpatse nuko avuga, ateye ubwoba. Ibyo bintu yarabivuze ndumva. Ni inama kino naho mugira urubyiruko, kuko iyo ubonye bano bajya ku mbuga nkoranyambaga, ibyo Jean-Luc apostinga buri munsi, abavuga amadisikuru yo kwa Tshisekedi, bavuga ibintu byose birwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni ubuhe butumwa wowe ugira abantu, wowe uzi neza ukuri kw'ibyabaye, uzi neza ukuri kw'ibyo baba barimo bavuga, wenda babivanye muri context bagashaka kubigoreka uko babyifuza? Muri iyi minsi urubyiruko rufite amahitamo, rufite aho rureba ibizima, rufite aho rureba iyo babishaka ibipfuye. Ariko nibura amahirwe nuko ushobora kugwa ku gipfuye, noneho ukavuga uti reka ndebe noneho niba hari chance zivuga ibitandukanye. Ariko ikintu nshaka kubwira abantu ni iki, nuko mwari muzi ko umuntu ayoba bishaka, umuntu ayoba bishaka kubera fanatisme. Ntabwo hakiriho kuvuga ngo reka ndebe ko iki ari cyo.
reka ndebe ko iki ngiki aricyo gikwiye. Reka da, hariho fanatisme, umuntu akavuga ngo okay, ngiye nkwiye kubarizwa hehe, umuntu akagenda betement, umuntu akagenda aveuglement, umuntu akagenda atumva atabona, agakurikira ikintu just kubera ukivuze, kubera ko yumva agomba kumufana. Ariko ubundi niba ari urubyiruko rwumva, niba ari urubyiruko rutarahura n'izi ngorane, ukuri kurahari, ukuri kurahari. Jenoside yakorewe Abatutsi ukuntu yateguwe birazwi, abayiteguye, ukuntu yayobowe, ukuntu yahawe imbaraga, ingufu zagiyemo, ukuntu systematiquement hari amaliste, ukuntu hirya no hino bari baramaze kubikora. Kuko ntushobora kumbwira ukuntu denku erega hari abanje no kubaho ibarura baramaze kubikora ibyo bintu byose. Ntushobora kumbwira ukuntu ikintu cyaba gutya ako kanya ahantu muri komine imwe, mu mwanya umwe, abantu ntihagire n'ubasha gutoroka, kubera ko babaga barize bati mwebwe muzajya aha, twe tuzafungira hano, iriya mihanda tuzayifunga, turiya tuyira tuzadufunga, muzaza n'imbwa mu mashyamba, muzaza n'imbwa mu bishanga, muzajye mureba no muri plafond. Ibyo ni ibintu byose byari byarizweho, otherwise hari kugira abantu bakira. Mesino ibi ni ibintu byose byizweho. Urubyiruko rero ruzajye rubireba, ibi ni ibintu bihari kandi umuntu ashobora kubagaragariza. kandi bari babizi kuko nibo bari hafi y'aho amakuru yavaga yose. None se reka nkubaze nk'akantu, uyu Jean Luc yari iwawe indege igwa, nta muntu wundi FPR kure, sibyo, kuko nta kuntu yari kuhakandagira, kandi nibyo bajya bavuga. None boîte noire yo mu ndege yase yagiye he? Ko aribo bari abajeperi bo bahageze bwa mbere n'abafaransa, sibyo? Boîte noire yagiye he? Ko ariyo yari gutanga amakuru y'ibintu byose. Hariho ibintu byinshi cyane umuntu ashobora kwenimera agatanga akavuga, tutiriwe tuvuga ko tour de contrôle nibo bari bagirimo, FPR yari gukura he, kumenya ngo kwisaha runaka indege Habyarimana iri buze. Ikindi buriya yashoboraga kuza igaturuka igenda hejuru nka kuriya yaje za Masaka, ariko yashoboraga no kuza ikajya kuzenguruka none kaziturutse mu mujyi wa Kigali igaca hariya Kabeza none kamanuka. Ushaka kumbwira ngo ninde wamenya aho indege iri guce kugira ngo ajye kwitegereza itari Misiri hari? Ese hari ahantu hose hari harinzwe, ko hari harinzwe n'abafaransa n'abakomando b'Ikanombe, FPR yari kuhaca gute? Hariho ibintu byinshi cyane dushobora gusobanura ubu ngubu abantu bakumva ko ibintu baba bavuga atari byo. Numvise n'umugore wa Habyarimana yaravuze ukuntu bari bafitanye umubano n'abajije Bruguière, kandi niho tour de contrôle amatara arazimye. SKFPR yageze muri tour de contrôle icyo gihe kuri uwo munsi isoko ryaremuwe kare. Ninde wariremuye? Yariremuwe kubera iki? Kugira ngo habe free. Hariho ibintu byinshi cyane byagiye biba FPR itari gushobora gukora kubera ko ntiyashoboraga kurenga muri sende aho bari. Ni ibintu. Ikindi kandi ariko misile ubu kuyitransporta misile ukayitwara ukayiplasa, ukamenya aho uyiplasa, ukamenya indege iraje irahagurutse, hariho ibintu bavuga ukibaza, ni ibintu biteye ubwoba. Mesino abantu barabizi, bazi icyari cyabaye n'impamvu babikoze. Nabonye abantu barakwibasiye, bafashe uruhande rwo kuzajya bagutuka uvuze ibintu wenda badashaka, bagutuka. Hari social media biba bikomeye. Look, iyo umuntu sibyo rwose ngiye kubivuga, uwumva azakomeza kujya muri uwo mujyo azakomeza. Look, ngewe narabibonye, ibindi narabyumvise. Ntabwo nzahagarika kuvuga ukuri nzi. Naho uzahitamo kujya atansubizanya ngo ansubize mu bitekerezo cyangwa se mpamagare tudiskiteho, duhangana mbwira ati noneho zana ibimenyetso, ese wowe wabivanye hehe, ese kuvuga kubizi wari uri hehe, none tuganire muri ubwo buryo. Anakunyomoze nawe yashyizeho ibimenyetso bye, avuga ati iyo ndege gutya na gutya, kunyomoza ashyizeho amakuru. Wenda n'ibindi nagiye mvuga, kuko nagiye mvuga byinshi cyane. Nibakoreshe kuba bampamagara muri deba, nibakoreshe kuba bambwira bati ngwino mu kiganiro turebe, zana ibimenyetso ibi n'ibi n'ibi. Naho guhitamo kunuka, icyambere ntabwo ibyo bintu bishobora kugira ikintu na kimwe binkoraho. Nta gitutsi wantuka ngo ngende igiki
ko mbona ibyo bavuga umuryango wa perezida, ko mbona ibyo bavuga First Lady, ko mbona ibyo bavuga abaminisitiri, ko mbona ibyo bavuga ba Dr Bizimana, nge ndi igiki, sibyo? So kuba rero waza ukantuka ukavuga ibyo ushaka ukagira gute, nta na rimwe biriya bintu bizampagarika gukora kuvuga ukuri. Bazajya babivuga biceho, actually ni basis, ni bigaragaza ubwenge bw'umuntu. Iyo udashobora guhangana n'umuntu mu bitekerezo ukazana ibitutsi, bigaragaza ikiri mu mutwe. Ejide, reka tugushimira cyane kuri ikiganiro duhaye, umwanya wawe wigwa mukaza kudusobanurira. Wakoze cyane kubana natwe. Urakoze cyane Richard, urakoze cyane ko wantumiye. Igihe cyose uzanyemera nzakwitaba. Murakoze. Thank you.